Reka ntangire ngusuhuza mwene data ukundwa n'Imana, nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Uwiteka akwishimire kandi aguhe umugisha rwose. Turi muri wa mwanya mwiza kandi nanone wo kongera kumva icyo Imana iganira natwe binyuze muri kino kiganiro, umurimo w'Imana. Mureke dusenga Imana dutangire. Mwami, turagushimye ko uri Imana igira neza, tukweretse gahunda yose, tukweretse umwanya tugiye kumara tuvuga gukomera kwawe n'icyubahiro cyawe. Turakwemereye Bana natwe, ukomeze ufashe imitima y'abakurikiye ikiganiro kugira ngo ibe iyo guhemburwa nawe, kandi natwe dufashe ukomeze kutwagura mu buryo bwose. Abadukurikiye bahabwe umugisha nawe kandi bongere kumva imbaraga ziturutse muri wowe. Turakwemerera rero ntabwo ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tegeko ganze tubisenze twizeye izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero tugiye kuganirira hamwe, turebera hamwe uko umuntu ashobora gusenga kandi ari mu bihe bikomeye. Byashoboka ko uri mu gihe kigoye rwose, ariko uyu munsi hari icyo Imana igufiteho umugambi. Turaza kwifashisha ijambo rimwe dusanga muri Yesaya ibice 41 umurongo wa 10. Yesaya ibice 41 umurongo wa 10. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yesaya ibice 41 umurongo wa 10 gusa, haranditswe ngo: ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya gutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Uyu ni Uwiteka ubivuze uyu munsi. Niba hari ikintu gikomeye cyane, niba hariho ikintu kidahinduka gihora mu buzima bw'abantu, ni muvumo. Umuntu aba afite ahantu ashaka kuva n'aho ashaka kugera. Iki gihe ni igihe kitajya kirangira, kuko igihe cyose iyo uteye intambwe imwe, aho ugeze ukenera kongera gutera intambwe imwe ijya imbere. Bivuze ngo ni igihe kitazarangira, kuko iyo umuntu yifuje gutera imbere, imibare mwese murayizi, ntigira aho itangirira, ntigira n'aho irangirira. Mu bukungu umuntu ntagira aho ahera, ntagira n'aho asoreza, kuko aho ari haba hari abifuza kuhagera. Aho ageze ababona naho hatumukwiye, akeneye kugera hejuru. Ibyo byose bituma abantu bibagirwa umuremyi wabo, bituma batabona umuremyi wabo. Iyo abantu bafite ibibazo rero bikomeye cyane, ubukene bwabagezeho, indwara zabagezeho, uburyo butandukanye, babuze amahoro, kandi bari mu bihe bitoroshye by'intambara, bari mu bihe bitoroshye byo kubura abavandimwe, n'ibindi bihe abantu bajya bageramo bakibaza ngo mbese Imana irahari koko? Ariko uyu munsi twongeye guhamirizwa neza yuko Imana irahari, kandi wikibaza byinshi, kuko Imana niyo yakuremye, niyo izi ikigukwiriye. Ndakwingingira ngo wowe ubwawe uzi kubona Imana mu buzima bwawe no mu bihe bikomeye. Ahari ndamutse nkubwiye ko ibihe bikomeye ari byo bituma abantu bagera ku migisha yabo, wagira ngo nifuje ko ibihe bikomeye bigera ku bantu. Oya, ahubwo ndasaba Imana ngo ikomeze iguhe imbaraga zo kuguma imbere yayo no gukomeza guhishurirwa ikigushakaho mu ijambo ryayo. Iyaba wibukaga neza yuko kugira ngo ubone igisubizo ari uko ufite ikibazo, byashoboka ko ndamutse nkubwiye ngo nshakira igisubizo, nyamara nta kibazo naguhaye, wakumva ari ibintu bidashoboka. Uku ni nako bigenda igihe cyose dufite ibibazo. Aba ari inzira nziza yo kutugeza ku migisha yacu.
nidusoma Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, tugenda tubona abagabo bagiye baba intwari cyane, kandi bagiye babifashwamo n'uko ibyo bahuraga nabyo by'ibibazo bagumaga imbere y'Imana, bakaguma kumva Imana mu buzima bwayo. Ntekereza ko umunsi Yozefu yari agurishijwe n'abavandimwe biwe yumvaga birangiye, ariko ageze muri gereza, ageze aho bamugurishije mu Misiri, muka Potifari akamufungisha, yumvaga ko ahari bitazakunda, ariko umunsi umwami yari amugize umwungirije, yibutse neza ko hari icyo Imana yavuganye nawe kandi no kugikora igikora. Saduraka, Meshaki na Abedenego umunsi baranyazwe mu gihugu cyabo, bumvaga Imana ibatakarije rwose, bayitakarije icyizere, bumva n'Imana idahari, ariko bamaze kugerayo batoranywa mu bandi, bakomeza gusenga Imana, Imana igenda ikora mu buzima bwabo. Kuko ikibazo uyu munsi nicyo gisubizo cyawe cy'ejo hazaza. Uyu munsi ndakubwira ngo humura, Imana iri kumwe nawe. Imana irongera kutwibutsa ngo ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe. Ntukihebe, wikiheba, wikumva ko udakwiriye. Imana irahari kandi ni koko ngo izagikuramira, ikuramiza ukuboko kw'iburyo. Ntabwo biba byoroshye kubyumva, ariko uyu munsi ndakwingingira Imana ngo nawe uze kumva imbaraga z'Imana, uze kumva ushubijwemo imbaraga. Nugera mu bihe bikomeye, wibuke ku mucunguzi wawe ariho, kandi nugera no mu bihe byiza, wibuke ku mucunguzi wawe ariho. Icyo Imana idusaba ni ukuba hafi yayo gusa, kuko ihora ituganiriza mu buryo butandukanye. Reka dusoreze mu rindi jambo turi bwasange muri Yesuwa, igice cya mbere umurongo wa 9. Yesuwa igice cya mbere umurongo wa 9 haranditswe ngo mbese si njye ubigutegetse? Mbese si njyewe ubigutegetse? Hariho akabazo. Tekereza kuri iri jambo ngo mbese si njye ubigutegetse. Kandi hepfo agakomeza akavuga ngo nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Tekereza kuri iki kintu. Imana irakubwira ngo mbese si njyewe ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Imana yawe Uwiteka wakuremye, ukuzi, uzi ibyo urimo gucamo byose, nubwo abantu batabibona, nubwo ibigaragara umuntu arebye atanabibona, nubwo bishobora kuba byaramenyekanye n'abantu bose babizi, ariko Imana yawe irahari kandi irakuzi. Kandi ntutekereze ko bimwe uyisaba itabyumva, kuko iri kukubwira ngo mbese si njyewe ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Ntago ari aho uri hose, ahubwo n'aho uzajya hose Imana iba iri kumwe nawe. Ndakwinginga rero, guma mu buntu bw'Imana, guma mu rukundo rw'Imana, komeza wumve Imana mu buzima bwawe, komeza wumve Imana iganira nawe. Reka dusubikire ahangaha rero. Icyo nifuza ni uko Imana yajya iganira n'ubuzima bwawe, ugakomeza kuguma mu murimo wayo neza, ugakomeza kugumana n'Imana neza. Reka dusenge Imana, dusubikire ahangaha. Tuzasubukura ubutaha dukomeza kumva icyo Imana ishaka. Mana, turagushimye, tugushimiye ko uvuganye n'imitima yacu, kuri kumwe natwe. Uyu munsi twavuga ijambo ryawe ndetse twanarisoma, ariko ntitwabasha gukiza imitima y'abantu. Wowe wenyine ni wowe ukiza imitima y'abantu bawe. Uyu mwanya turasenze ngo ukuri iki kiganiro
yakire gukira, kandi ntakire mu mutima gusa, akire n'ibindi byose, kuko tuzi neza yuko ibyatwaza abantu igitugu ari byinshi. Reka binyuze mu ijambo ryawe uganire n'imitima y'abantu, bamenye icyo bashakaho, kandi urusheho kubagura mu buryo bwose. Bumve ijwi ryawe, baganire nawe, bahumurizwe nawe, banezezwe n'ukuri Imana yabo. Ngaho tegeka uganze mu buzima bwacu, mu mibereho yacu ya buri munsi, gahunda zose tugira. Turabizi neza ko dushobora kwirwanira nk'abantu, ariko reka aba ari wowe uziganza. Mwuka wera wawe aba ari ukomeza kwiyoborera abantu bawe. Ngaho reka byose bibe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mukristo ari mu rugendo yerekeza mu gihugu